Shalom kuri wowe tubana hano kuri iki gicaniro Senga Ubohoke. Imana amahoro n'umugisha, tuguhaye ikaze nanone muri wa mwanya mwiza wo kwegera Imana. Aka kanya tuzanywe no gusenga isengesho risiba kandi rigatesha agaciro buri jambo ryose wavuzweho ribi, kuko twabonye ijambo rihinduka umwuka akaba ariwe wateza ikibazo, kuko muri Yohana 6:63 Yesu yaravuze ngo umwuka ni utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze, amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Urumva ko hano Yesu yavuze ngo amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Kumbe amagambo abasha guhinduka umwuka, akabasha guhinduka n'ikintu runaka. Amagambo abasha guhinduka indwara, abasha guhinduka umuruho, abasha guhinduka umuvumo, abasha guhinduka icyago, abasha guhinduka ikibazo utakwivanamo. Amagambo ni ikintu gikomeye. Uramenye ntugatesha agaciro amagambo uvugwaho, amagambo abantu bumva bakuvugaho. Injiji n'umupfapfa nibo batesha agaciro cyangwa se badaha agaciro ibi bavugwaho, ariko umuhanga, umunyabwenge w'umunyamwuka wamaze kumenya isi y'umwuka, no mu biganiro cya gihe abaganira n'abantu akumva hariho uvuze ijambo ritari ryiza ku buzima bwe, ntabwo iryo jambo ariho umwanya, ahubwo ararifuta. Sasa tunakuja kufuta aina yote ya maneno uliotamkiwa. Tuje guhanagura ubwoko bw'amagambo bwose bwakuvuzweho. Isengesho tugiye gusenga ni isengesho rihanagura ubwoko bw'amagambo yakuvuzweho mabi, tukayatesha agaciro, kuko aya magambo nk'uko Yesu yigishije avuze ko umwuka ni utanga ubugingo, amagambo mbabwiye niwo mwuka kandi umwuka ndetse ngo kandi ni nayo mwuka. Amagambo mbabwiye niwo mwuka. Reka nsubiremo uko Yesu yabivuze, ntamuvugira ibyo atavuze. Yaravuze ngo umwuka ni utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze, amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Urumva ko amagambo avuga umuntu yakubwira ahinduka umwuka. Amagambo, niba umuntu akubwiye amagambo mabi ahinduka umwuka, noneho uwo mwuka ukakuboha. Niba umuntu akubwiye amagambo meza agahinduka umwuka ukakubohora. Ni ukuvuga ngo rero ni ingenzi cyane guha agaciro amagambo meza umuntu akubwiye. Umuntu nakubwira amagambo meza, cyane cyane umukozi w'Imana akakwatura amagambo meza, menya ngo aguhaye umwuka. Ayo magambo ahinduka umwuka. Niba umuntu akubwiye ngo habwa umugisha, ni ukuvuga ngo uwo ni umwuka uhita ukuzaho umugisha w'Imana ukakwambara. Ariko niba umuntu akubwiye ngo uzapfa ntacyo wigejejeho, ayo magambo ahindutse umwuka yuko ugomba gupfa ntacyo ugejejeho. Niba umuntu akubwiye ngo nta bwenge ugira, ayo magambo akubwiye ahindutse umwuka uzajya ugutwara ubwenge. Niba umuntu akubwiye ngo ntacyo wimarira, cyangwa akubwira ngo mbega amagambo ariyo yose wabwiye ubwirwa, ayo magambo mabi ahinduka umwuka ukakuzanira cya kindi cyavuye muri ya magambo. Ni ngombwa rero sasa icyonje nje kugira ngo duhanagure, dukore isengesho rihanagura ayo magambo. Mbere yuko rero dukora iryo sengesho, reka nongere nsome irindi jambo kugira ngo usobanukirwe ububi bw'amagambo yose ubwirwa. Hanyuma dufate umwanya wo gusenga, ariko uzi ngo niki iri sengesho rigiye gukora. Kandi nawe nuzajya wisengera ubwawe, ugiye umenya cyane cyane isengesho rihanagura amagambo yose aba yarakuvuzweho. Nuzajya usenga isengesho rihanagura amagambo mabi yakuvuzweho, ujye umenya icyo ugomba gukora. Abantu b'abapfapfa nibo bonyine bisanga bari mu itsinda ry'abapfapfa. Noneho yakwisanga ari mu itsinda ry'abapfapfa bakaganira ibigambo by'imburamukoro, amagambo yamanjwe, amagambo adafite icyo amaze yungura ubugingo bwabo. Ariko ya magambo aba adafite icyo akungura, amenya ngo araguhombya. Amagambo yose, ibiganiro byose ushobora guparticipa
ukabibamo bitarimwo amagambo, ibiganiro cyangwa se bifasha ubugingo, ubwo buri mu biganiro bihombya ubugingo, bisenya umuntu w'imbere. Ubundi mu mwuka hari imiryango 5 iba iri ku mubiri w'umuntu. Icya mbere, amatwi yawe ni umuryango mu isi y'umwuka, winjiza ibintu bibi cyangwa ukinjiza ibintu byiza. Menya ngo amatwi yawe uko uyahata kumva ibintu bibi, niko umwuka mubi ukwinjiramo. Niba amatwi yawe uyahata kumva ibiganiro byo mu isi, niko umuntu w'imbere yuzura isi. Iyo wuzuye isi rero nta bugingo uba ufite. Umuntu wuzuye isi muri we akuzura amagambo y'isi, akuzura ibiganiro byo mu isi, akuzura filimi. Umwanya we wose, ahantu hose hakagombye kuba hari ijambo ry'Imana, haruzuye amafilimi, haruzuye ibintu bitandukanye byo mu isi. Uwo ni uw'isi, nk'uko ijambo rivuga ngo ku isi izashirana no kwifuza kwayo. Uwo wafashe ubugingo bwe cyangwa amatwi ye akayuzuzamo ibyo mu isi, azashirana nk'uko isi izashira. Igitangaje bishatse kuvuga ngo uwo muntu we w'imbere azashira n'umubiri ashire, n'umubiri ushire. Niki wumva ko ugutwi kwawe guhinduka umuryango winjiza ibyiza cyangwa ukinjiza ibibi? Eva iyo aza kumenya yuko ugutwi gushobora kwinjiza ikibi, ntabwo aba yarafashe umwanya wo gutega amatwi inzoka. Ariko mu gutega amatwi inzoka imuganiriza, byaje kumuhindurira ibitekerezo, bimuhindurira umutima, yinjiza ikibi, kandi icyo kiba gisangiza umugabo we. Ibyo wumva wowe ubwawe utindamo, nabo wirirwana nabo, nabo bana nabo, ibyo bakubwira n'ibyo ugenda wumva biragenda bikinjiza ibintu bibi muri wowe, ubwawe ugahinduka mubi, ukaza ugahumanya n'abandi, kuko umuntu asa n'ibyo yumva. Umuryango wa mbere rero ni amatwi. Niwumva ijambo ry'Imana uzahinduka nk'Imana mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umwuka, kuko n'ubundi ijambo ryavuze yuko Imana yaturemye haburaho hato twenda kumera nkayo. N'ubundi rero saza niwumva amagambo yayo cyane, igihe kizagira wende kumera nkayo mu buntu bwayo. Reka rero tuva aho ngaho. Amaso ni umuryango winjiza ibibi. Uko urushaho kureba ikibi mu isi y'umwuka, hari ibintu byinjira muri wowe w'imbere, byinjira muri wowe w'umwuka. Niba ureba ibintu bitari byiza, amaso yawe agahora areba ibintu bibi, ibyo ureba biragenda bikinjira muri wowe, intekerezo zikangirika, ubwonko bugasevinga ibyo uba wabonye. None ubwonko bwamara gusevinga ibyo wabonye, cya bwonko ugasanga bwabaye depo cyangwa bwabaye stock y'imyanda gusa. Ndagira ngo rero muri aka kanya isengesho ndibuze kugucishamo riraba ari n'isengesho rihanagura ibibi byose biri muri wowe, ibyo wagiye wakira n'ibyo wagiye wumva. Icya kabiri, mu isi y'umwuka gihinduka umuryango. Ubwami bw'Imana bushobora kwinjira cyangwa se bukagira gute, bugasohoka, hakinjira ubwami bw'umwijima igihe wakoresheje akanwa kawe nabi. Akanwa mu isi y'umwuka ni ikintu gikomeye. Ururimi mu isi y'umwuka ni ikintu gikomeye. Iyo urukoresheje nabi rurakuboha, rukakuzirika, rukakwica, kuko twabonye mu Migani 18:21 havuga ngo ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza. Abarukunda bazatungwa n'ibyo ruzana. Noneho rero ururimi rwawe niba urukoresha nabi rushobora kukwica. Niba urukoresha wivugaho ibibi, wiyaturaho ibibi, ubyatura n'abandi, ubyatura no ku bandi, menya ngo uriyica ukica n'abandi. Imbaraga z'Imana zifashe umuryango witwa kanwa. Ako kanwa kawe ntigakinjiza ibyago n'amakuba ku buzima bwawe. Hari abantu biboshye rero, bibohesheje mu byo bagiye bavuga. Ikindi cy'umuryango mu isi y'umwuka, ayo mazuru yawe ni umuryango, ni nawo umuntu yinjiriyemo, yinjira mu mubiri, kuko handitse ngo nuko ifata umwuka w'umukungugu hasi imuhomekeramo umwuka w'ubugingo mu mazuru, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Ayo mazuru yawe abasha kwinjiza ibibi cyangwa agasohora ibibi. Ni umuryango mu isi y'umwuka. Ikindi cy'ingenzi, umubiri wawe ari rwo ruhu rwawe ruhinduka umuryango mu isi y'umwuka winjiza ibibi cyangwa ibyiza. Umubiri wawe nibyo ibyo ukoresha
bishobora kuwindizamo ibintu bibi cyangwa rikawindizamo ibyiza. Nuba muri wowe ukiyanduza w'imbere. Wowe w'imbere ushobora kwiyanduza ukoresheje uwo mubiri wawe, cyane cyane iyo wabaye umuntu wabaswe n'umubiri wikinisha usambana. Iyo wikinisha ugasambana, umubiri wawe ushobora kuwukoresha kwinjiza abadayimoni, ubasha kuwukoresha winjiza imizimu, kubera yuko iyo umuntu asambana ni imibiri yombi ihura yisigana. Uko uwo mubiri wawe wisigana n'uwa mugenzi wawe direct, hari ibintu uba winjiza muri we mwimbere, hari ibintu uba winjiza mu bugingo, mu bitekerezo no mu bwenge, bitewe n'umuntu wisigana nawe. Ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo twahawe gukirizwamo, kugira ngo Imana igutandukanye n'iyo mibiri wagiye n'abantu bagiye binjira mu mubiri wawe biciye mu busambanyi. Umuntu ashobora guturwamo n'abagabo 1000 bitewe n'abo yaryamanye nabo. Umukobwa nawe umuhungu nawe agaturwamo n'abagore barenga 1000 bitewe n'umubare wabo yagiye yinjiza mu buzima bwe. So rero sasa umubiri ni umuryango ushobora kwinjiza abadayimoni, ukinjiza abantu, cyangwa se ukinjiza umwuka wera. Rero reka twihute, nagira ngo ako kantu gatambutse mukamenye, hanyuma umenye uko wirinda, kuko iki ni igicaniro ugomba kumvaho amagambo y'umwuka kandi amagambo y'ubwenge, amagambo utasanga ahandi, amagambo y'ijuru, amagambo aturuka ku Mana, amagambo abasha kugukiza kandi akagukizanya n'abawe. Niyo mpamvu nkubwira ngo wowe utarakora subscribe yikore, kugira ngo ujoininge igicaniro cyo kugufasha, gituma ubohoka, gituma ukira. Ubwo rero reka twihute dusome ijambo ry'Imana tubona muri Yakobo igice cyaho, tugarutse ku rurimi nyine, turebe ukuntu niba amagambo nyine waturirwaho ashobora kukwangiza, nayo uyaturiraho ashobora kukwangiza. Hanyuma dufate umwanya wo gusenga, umwanya wo kwibohora. Reka dusome rero 3 Yakobo igice cya 3 n'umurongo wa 4. Handitse ngo, kandi dore n'inkuge nubwo zaba ari nini zite, zikagendeshwa n'umuyaga uhuha cyane, ingashya ntoya cyane niyo izerekeza aho umwerekeza ashaka. N'ururimi niko ruri, n'urugingo ruto rukirahira ibikomeye. Murebe namwe ishyamba naho ari rinini rite, uburyo ritwikwa n'agashashi gato cyane. Kandi koko ururimi ni umuriro, yemwe n'ububi bungana n'isi. Ururimi rwashyizwe mu ngingo zacu nirwo rwonona umubiri wose, rukongeza kamere yacu, narwo rugakongezwa na Gehinomu. Mbega amagambo akomeye. Urumva umwanditsi hano w'ijambo ry'Imana atangiye atubwira, Imana itangiye itwereka yuko nubwo icyo twakwita imeri yo mu nyanja, cyangwa ubwato bunini mu nyanja, cyangwa iferi mu nyanja, uko yaba ingana kose, ubwato uko bwaba bungana kose, ngo bushobora kuyoborwa n'ingashya, ka kantu bita ingashya gatoya kakayobora ubwo bwato, kandi ari akantu gato. Ndetse iyo ngashya ikajyana ubwato aho ishaka ko bwerekeza. Noneho ngo niko n'ururimi rumeze. Urwo rurimi rwawe rwakwerekeza mu rupfu, rwakuyobora rukakujyana mu kaga, rwakuyobora rukakujyana mu bibazo, rwakuyobora rukakujyana mu mugisha, kandi rushobora kukujyana n'ikuzimu, nk'uko hano ijambo ry'Imana rivuga ngo, kandi rero n'ururimi, kandi koko ururimi. Noneho hatangiye twereka ngo n'ururimi niko ruri, n'urugingo ruto rwirarira ibikomeye. Murebe namwe ishyamba naho ryaba ari rinini riti. Ishyamba iyo ryaba rinini gute, uritayemo igishirira, umuyaga ukaza ukagira kikaka, cyatwika ishyamba ryose kandi ari igishirira gitoya. Hano rero baratubwiye ngo n'ururimi niko rumeze, ngo kandi ko ku rurimi ni umuriro. Urumva ku rurimi rwawe ni umuriro. Iyo tuvuga ururimi rero ni amagambo aturuka ku rurimi rwawe abasha guhinduka umuriro. Ngo yemwe n'ububi bungana n'isi. Urwo rurimi rwawe ruriho ngo ububi bungana n'iki? N'isi. Ngo ururimi rwashyizwe mu ngingo zacu, ariko nirwo rwonona umubiri. Kumva ururimi rwawe rushobora kukonona bitewe n'ibyo watura, bitewe n'ibyo wivugaho, bitewe nanone n'ibyo abantu bagaruka bakakuvugaho. Ibyo abantu bakuvugaho byakonona destination yawe.
ibyo abantu bakuvugaho byakonona hejo hawe, ibyo abantu bakuvugaho byagusenya, ibyo abantu bakuvugaho byakubaka niba ari byiza. Rero urabyumvise ngo ururimi rwashyizwe mu ngingo zacu nirwo rwonona umubiri wose. Ibaze ko ururimi rwawe rushobora konona umubiri wose, cyangwa se n'ururimi rw'undi muntu rukakononera imibereho bitewe n'ibyo rukuvugaho. Ibyo rukuvugaho abantu bakakuvaho, bakagutakariza icyizere bitewe n'ibyo uvugwaho, wari umumaro kuri wowe akagucikaho, bityo rero bikafekta ubuzima bwawe. Ahangaha rero hakavuga ngo rukongeza kamere y'abantu, narwo rugakongezwa na Gehinomu. Kumbe ubonye yuko ururimi igehinomu, ikuzimu bashobora gukongeza ururimi rwawe. Abarozi rero indimi zabo ziba zarakongejwe na Gehinomu, ziba zarakongejwe n'ikuzimu. Yarekura amagambo agasohoka ari amagambo ya kirozi, amagambo yangiza, amagambo asenya, amagambo yica umuntu, amagambo yateza umuntu impanuka, amagambo yateza umuntu ibyago, amagambo yasenya urugo rw'umuntu, amagambo yatandukanya abakundana, amagambo yatandukanya abantu bari bahuje. Ururimi rero urumva ni ururimi rudasanzwe. Amagambo aruturukaho na amagambo ashobora guteza akaga igihe cyose. Niyo mpamvu ngira ngo nidutangira gusenga umenye agaciro k'iri sengesho, wizere cyane. Kandi wowe uri ahangaha kuri iki gicaniro uri kumva ibikwiye, uhereye umunsi wa none rero ntukabure kuri iki gicaniro, ntukemere ko bwira utumvise ijambo ry'Imana rya hano. Kubera iki? Umuntu w'imbere atungwa n'ijambo ry'Imana, umuntu w'umubiri agatungwa n'ibiryo biva mu butaka. Nk'uko tubona umuntu wese ushaka kugira imbaraga z'umubiri, kubaka umubiri, akora imyitozo ngororamubiri, akarya neza buri munsi, niko niba ushaka kubaka imbaraga z'Imana muri wowe, bikaba byatuma nta mbaraga za gipfumu, za kirozi cyangwa z'abadayimoni zakunesha. Ntibukire utumvise ijambo ry'Imana, ntibukire utaje hano kuri Senguboke ngo wumve ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero wumvise ububi, twavugaga ububi bw'amagambo bakwaturaho, ububi bw'amagambo wivugaho bwawe, aragaruka akakonona nk'uko ubyumvise mu ijambo rivuze ngo nirwo rwonona umubiri wose. Ururimi rwawe rwonona n'urw'undi muntu uwo ari we wese ukuvuga nabi, aba arimo aronona ubuzima bwawe. Niyo mpamvu tuje gusenga kugira ngo duhanagure, yani tufute aina yote ya maneno. Tunaenda kufanya maombi ya kufuta maneno yote uliyotamkiwa. Tugiye guhanagura amagambo y'ubwoko bwose waturiweho mabi, wavuzweho mabi. Niryo sengesho tugiye gukora uyu munsi, kandi kwizere ko ahanaguritse mu izina rya Yesu Kristo. Aho wavuzweho uri muri primaire, segonderi, bavuga turiya mwana ni ikirara, uriya mukobwa ni indaya, uriya musore ni ikirara, wenda ibyo ni ibintu byafekta, ni ibintu bikwambura ubusa, ni ibintu bigutwika bikagukuraho bwa bwiza bw'Imana. Twabonye ko ururimi ngo rubasha gutwika ishyamba ryose. Nuvuga ngo rutwika umuntu rukamukuraho icyubahiro yari afite, rutwika umuntu rukamukuraho ubwiza bw'Imana, rukamukuraho igitinyiro, rukamukuraho igikundiro, rukamukuraho buri kimwe cyose, kuko ururimi ni ikintu gikomeye cyane. Ni ngombwa rero sasa ko dukora isengesho nk'iri, kuko Umwuka Wera yakomeje kungayidinga cyangwa se kunyobora ampata ngo dusenge iri sengesho. Noneho rero aho uri wanyumvaga, izajya mu mwuka nsengane nawe. Iyo mvuga kujya mu mwuka ntabwo ari kwa kundi kuvuga ngo ugiye kwinjira mu ndimi cyangwa se ngo ugiye kugira ukundi. Focus, gira umutima utuje, shyira hamwe umutima wawe, shyira hamwe ibitekerezo byawe, irinde kugira ikindi utekereza cyangwa wibwira n'ikindi cyakurangaza. Hanyuma niba bishoboka iri sengesho ryumvura ahantu hatuje, cyangwa se urisengane nanjye uri ahantu hatuje, ube seriye. Imana igendana n'abaseriye kandi igakorana n'abaseriyeze. Iyo uri umuntu iby'Imana byose utabiha agaciro, Imana nayo ntiguha agaciro. Iyo uri umuntu udashaka umwanya w'iby'Imana ngo umenye ngo aka kanya uyu ni umwanya w'Imana, ni umwanya wo gusenga, ni umwanya wo gutega amatwi Imana, ni umwanya wo kugira icyo mbwira Imana, nkayibwira nayo ikambwira.
wowe Imana ntishobora kuguha agaciro nk'uko nabo wayimye agaciro. Niyo mpamvu navuga ngo rero shaka umwanya mu mutima wawe, utuze n'umutima umwe, utuze n'ibitekerezo ubishyire hamwe, hanyuma nkuyobore muri iri sengesho, nawe icyo mvuga aba ari cyo uvuga, hanyuma dutangire dusengana nawe kandi uhakikishe yuko dusozanyije mu isengesho. Vuga uti: Data wa twese uri mu ijuru, nciye bugufi imbere y'ibirenge byawe, nsabye imbabazi z'ibyaha byanjye ndetse n'ibicumuro byanjye. Ndavuga ngacumura, natekereza ngacumura, nareba ngacumura, ku manywa na nijoro ndacumura. Ngwino unyezeshe amaraso ya Yesu Kristo yavuye ku musaraba, yuhagire umutima wanjye, yuhagire ubwenge bwanjye, yuhagire akanwa kanjye. Maraso ya Yesu Kristo yuhagire imyumvire yanjye, yuhagire imitekerereze yanjye, yuhagire ubushake bwanjye. Buri kimwe cyose cyampumanyije biciye mu byo numvise, biciye mu byo nabonye, bikisevinga mu bwonko, ibyo byose Mwami byinjiye muri nge bitarimo ubugingo, bihanaguze amaraso yawe muri njyewe mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka, hanagura buri kimwe cyose kibitse mu bwonko kitari cy'umumaro muri njyewe, amagambo yibitse mu bwonko atari mu bugingo yahanagure mu bwonko bwanjye mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Amagambo yibitse mu mutima atari amagambo y'Imana yasibe mu mutima wanjye mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ibyo nabonye byose nkabirebesha amaso yanjye, bikagenda bikinjira mu mutwe wanjye, mu bwonko, mu mutima, bikuzuza ubwonko, bikuzuza umutima. Ngwino bisibe ibyo ndeba byimbura mu maro, ibyo nitegereza byimbura mu maro. Abantu bose nitegereje bakibika mu mutima no mu bitekerezo, ngwino basibe mu izina rya Yesu Kristo. Ahubwo Yesu Kristo ubona umwanya mu mutima wanjye, ubona umwanya mu bwenge bwanjye, ubona umwanya mu bitekerezo. Yesu Kristo, shaka umwanya muri njyewe, winjire uyobora ibitekerezo byanjye. Icyayoboraga ibitekerezo byanjye kitari umwuka wera gitsindwe, cinde kure mu izina rya Yesu Kristo. Uhereye umunsi wa none, Yesu Kristo ururuka, yobora ibitekerezo byanjye n'imikorere yabyo. Uhora ibitekerezo byanjye n'imikorere yabyo kandi ubiyobore, ubibere umwami katika jina la Yesu Kristo wapfuye akazuka. Yesu Kristo, umutima wanjye uhindure kuba ububiko bw'ijambo ryawe, uhindure kuba ububiko w'imbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka intebe y'ijuru yimukire mu mutima wanjye, intebe y'Imana ihoraho yimukire mu mutima wanjye, yimukire mu mutima wanjye. Icinjiye cyose mu mutima wanjye cyongere gukubitwa hasi no gusohorwa mu mutima wanjye. Uwiteka, winjire mu mutima wanjye, uganze kano kanya. Urakoze Mwami, guhaye icyubahiro, gushyize hejuru. Sabye imbabazi z'ibyaha by'ababyeyi byankurikirana, Mwami w'abami. Nkura mu makosa no mu mafuti no mu ngaruka z'ibyaha bakoze zankurikirana uyu munsi, zihanagure mu izina rya Yesu Kristo. Amagambo yose naturiweho nabo barakaye, ayo naturiweho n'umuntu wese yarakaye, kanyaturaho ibibi, kamvugaho ibibi mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo navuzwe byose, ibyo mvuga muri iyi minsi mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, ibyo navuzweho kuva mu buto bwanjye, ariko Mwami bikaba ari ibigambo bibi cyane, binkuraho ubwiza, binkuraho icyubahiro, binkuraho ubuzima, binyambura igikundiro, binyambura kwemerwa. Buri magambo yose mabi navuzweho ndi mu mwuka ndayasiba mu izina rya Yesu Kristo, ndayasiba mu izina rya Yesu Kristo. Fasha amaraso ya Yesu Kristo asiba ibyaha, ahanagura ibyaha, ahanagura imivumo. Aya maraso amanagureho amagambo mabi
naturiweho n'abana b'abantu banyanga, batanyifuriza ibyiza. Mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, jambo ribi ryaboshye umutima wanjye, ryaboshye ubwenge, ryononnye umubiri, ndarisiba mu izina rya Yesu Kristo. Jambo ryawe rivuze yuko ururimi rubasha konona umubiri wose, bityo rero wakoresheje ururimi rwe kumvugaho nabi, konona ubuzima bwanjye. Uyu munsi wa none ibyo yavuze byononnye umutima, byononnye umubiri, ndabisiba izina rya Yesu Kristo, ndabisiba imbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo, ndabisiba izina rya Yesu Kristo, ndasiba buri jambo ryose ribi ryamvuzweho n'umuntu sindiha agaciro, nibwiraga yuko ari imikino. Iryo jambo ndarisiba, ryavuzwe yuko ntacyo nzigezaho, nditesheje agaciro, ndarisiba izina rya Yesu Kristo. Ndi umuntu ukomeye, ngeze kubikomeye, ryanshyiriyeho umupaka, ndarisiba izina rya Yesu Kristo. Ryambereye uruzingo, nkazingwa n'akanwa n'ijambo ry'umwana w'umuntu wanongereye amvumye mu buryo bwa kirozi. Iryo jambo ndarisiba izina rya Yesu Kristo. Mbaraga amaraso ya Yesu Kristo, mbaraga amaraso ya Yesu Kristo, mbaraga amaraso ya Yesu Kristo. Sibwa wa jambo we, sibwa wa jambo we, izina rya Yesu Kristo. Jambo ryose ryarekuriwe ku hanone hanjye, ku hazaza hanjye, rifunga hanone hanjye na hazaza hanjye, jambo ryose ryanshyize mu kaga, ryangushije mu mutego, ndarisiba izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Buri jambo ryavuzwe n'umuntu mukuru akarimvugaho ari ijambo ribe, ari ijambo rinyambura ubusa, rintesha agaciro, rimboha, ndarisiba izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Iryavuzwe n'abato, ryavuzwe n'abato, ndarisiba izina rya Yesu Kristo. Iryavuzwe ku muryango wanjye wose, umuryango ukisanga muri icyo kibazo cyavuye mu mwuka waturiwe kuri uwo muryango wanjye, ndasiba iryo jambo. Ndi mu mwuka kuva nkivuka, cyangwa se mwana kuva nkiri mu nda ya mama, ibyamvuzeho byose bitari umugisha, ibyamvuzeho byose byaremye umuvumo, ndabisenya, ndabihanagura mu izina rya Yesu Kristo. Ibivugwa byose ku mazina yanjye, zina ryanjye rikavugwaho ibibi katika jina la Yesu, bagasa nkaho barisebeje, baryambuye icyubahiro, baryambuye ikuzo mu izina rya Yesu Kristo. Buri mivumo yose na buri kanwa kose kavuga nabi mazina yanjye, kayaturaho ibibi, ndi mu mwuka, ibyo bibi byose mbifatiye mu kirere, ndabisiba, ndabisenya mu izina rya Yesu Kristo. Handitse yuko imigambi yabo itazahama kandi itazasohora aka kanya. Ndapangurura imigambi yose mu isi y'umwijima yari yarapanzwe, gahunda zose zari zaragambiriwe ku bugingo bwanjye mu isi y'umwuka, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ndapangurura imigambi yose yarindiho, imigambi yose y'abazimu, y'abadaimoni, y'amajini, y'abarozi, y'abanyamashyari, indyarya zajwe mu buzima bwanjye mu izina rya Yesu. Uyu munsi zisohoke mu buzima bwanjye, uyu munsi zisohoke mu buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo, mwana w'Imana nzima. Gaho komeza usenge, komeza usenge, senga usohora indyarya zibana nawe, zikagendana nawe, zatandukana nawe, zikakuvuga nabi. Senga, 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 senga usohora izo ndyarya ku buzima bwawe. Senga wirukana amashyari ku buzima bwawe. Mwuka w'amashyari niwo utuma umuntu akuvuga nabi, mwuka w'amashyari, mwuka w'urwango. Senya umwuka w'urwango, yirukanaho umwuka w'urwango, yirukanaho umwuka w'ishyari, abakugirira amashyari bagaterana bitewe n'amashyari bagufite, bagahimba ibi bakuvugaho. Aka kanya bisibe, aka kanya bitatanye, tatanye ibibi byose bivugwa ku mazina yawe, bivugwa ku buzima bwawe. Tatanye ijambo ryakuvuzweho yuko ntacyo uzimarira, risibisha amaraso ya Yesu Kristo, risibe cyane. Komeza usenge, komeza usenge, siba ayo magambo, siba ayo magambo ayo waturiyeho na nyoko yarakaye, ayo waturiyeho na papa wawe arakaye, yasibe, yahanagure. Ayo uvugwaho n'abantu mukorana uri muri kiganiro ukabyibagirwa ko bakuboshye, kuko ururimi ruboha. Ibohore, itandukanye n'ayo magambo, itandukanye n'ayo magambo mu isi y'umwuka, amagambo mabi,
ahinduka umutongero, hanyuma umutongero ugaherekezwa ni dayimoni cyangwa se jini cyangwa se umuzimu. Noneho rero mu isi y'umwuka ikuzimu baba biteguye kumva niki kikuvugwaho kibi, kugira ngo cya kibi kikuvuzweho dayimoni zize zicyambare zikigushireho. Ndasenga kano kanya mu izina rya Yesu Kristo, ikibi cyose washyizweho ku buzima bwawe giciye mu ijambo watongereweho wavuzweho, ndagikubitira kure, ndagisiba mu mbaraga z'umwuka wera. Mbaraga z'umwuka wera handitswe yuko nta rurimi ruzahagurukira kumburanya ruzansinda. Ndatura yuko ururimi rwose rumburana rukanamburanya ndarutsinda mu izina rya Yesu Kristo. Ururimi rumbuza umugisha ndarutsinda mu izina rya Yesu Kristo. Ururimi runkuraho abantu ndarutsinda mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuga b'umumaro, ndavuga b'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Mbaraga z'umwuka wera uyu munsi mwami ntandukanya n'abantu b'indyarya baje mu buzima bwanjye rwihishwa kugira ngo bambohe banzirike mu izina rya Yesu Kristo. Izo ndyarya nzikubitiye kure, ndazirukana. Bakobwa b'indyarya, bagabo b'indyarya, basore b'indyarya, bagore b'indyarya, abo ngendana nabo buzuye umwuka w'uburyarya, abo mbana nabo buzuye umwuka w'urwango, buzuye umwuka w'urwango, mwuka w'ibinyoma, mwuka w'akagambane, mwuka mwami abazamera nka Yuda mu buzima bwanjye bakangambanira, ndabashiba, ndabahanagura mu nshuti zanjye, mu buzima bwanjye, mu bakolege banjye. Abo ngabo mwami bakubitiye kure, birukaniye kure mu izina rya Yesu Kristo. Jambo rivuga yuko byatewe na bene data b'indyarya binjiye rwihishwa kugira ngo batate umudendezo wacu baduheze mu bata. Tangira usenge, bwira Imana ngo Mana, umuntu waje mu buzima bwanjye aje gutata umudendezo wanjye wo gusenga, aje gutata umudendezo wanjye wo gukorera Imana, aje gutata umudendezo wanjye wo gusenga, wo kwegerana n'Imana, wo gusabana n'Imana, wo gukiranukira Imana, kugira ngo umudendezo abashe kugufata aho kuvutse wisange wigaragura mu bibi, wisange uri mu mbaraga z'ikibi. Bwira Imana ngo uyu muntu waje mu buzima bwanjye w'indyarya nabusohokemo, nabuvemo mu izina rya Yesu Kristo. We ntabwo wabasha kumenya indyarya kuryarya, ariko mu isengesho ubwaryo ririkorera akazi, ririkorera umukwabo. Komeza usenge, amagana indyarya, amagana abanyamashyari. Ntiwabasha kumenya umuntu ugufitiye ishyari mu buzima bwawe, umuntu utifuza kutera imbere, uzamuka mu mibereho, kagira imibereho myiza. Mwirukane mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Sumba amazina yose, ngaho hanagura amagambo yose uwo muntu agenda kuvuga. Hanagura amagambo yose wumva uvugwa ku musozi, uvugwa muri karitsiye, uvugwa mu kazi kawe, uvugwa hirya no hino. Zopete sekria holy ya pata sakra la pata sakra baba rio boledeze clear. Nafuta sasa, nafuta sasa, nafuta kwa damu Yesu, nafuta kwa damu Yesu kila matamshi, kila maneno niliyotamkiwa na ingia rohoni, na yafuta kwa damu Yesu, 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 na yafuta kwa damu Yesu. Vuga ngo ndayahanagura, ndayahanagura, ndayahanagura magambo yose mvugwa muri karitsiye, ndayahanagura mu izina rya Yesu, ndayahanagura mu izina rya Yesu Kristo, ndayahanagura mu izina rya Yesu Kristo. Ayo mvugwaho mu kazi mabi ndayahanagura mu izina rya Yesu, ndayahanagura mu izina rya Yesu, ndayahanagura mu izina rya Yesu Kristo. Ayo mvugwaho katika jina la Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima, n'abantu bameze nk'inshuti zanjye ariko bagira hirya bakamvuga amagambo mabi, ndayahanagura mu izina rya Yesu, ndayahanagura mu izina rya Yesu. Ayo ntongerwa mu buryo bwa kirozi, ayo ntongerwa mu buryo bwa gikonikone, ndayasiba izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Ndasiba ijambo ryavuze yuko ntazatera imbere, ndarisiba, ndarikasoringa mu izina rya Yesu Kristo. Mu isi y'umwuka ndarisiba, ndarikasoringa mu izina rya Yesu Kristo. Ayo niyaturiho ngewe ubwanjye mabi ndayafuta, ndayahanagura mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura yuko ndi umutunzi, ndatura yuko ndi umunyamugisha, ndatura yuko ndi umuntu ukomeye, ndatura yuko ntazabaho hasi, nzabaho hejuru. Niko ijambo rivuga mu izina rya Yesu Kristo. Sumba amazina yose, jambo rivuga yuko shyanga ritigeze kumenya rizankorera. Ndatura yuko benshi bankoreye mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura yuko ndi umutwe, ntazaba umurizo
katika jina la Yesu ndi umutwe sinzaho umurizo mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura yuko ndi umunyamugisha ntazaguza amadeni ahubwo nge nzaguriza abandi mu izina rya Yesu Kristo. Mpawe umugisha w'amajya n'amaza, mpawe umugisha ninjira soka, mpawe umugisha mu byo nkora, mu byo ngambirira, mu byo ntekereza mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Niyaturiyeho ko mbaye umuntu ukomeye, niyaturiyeho ko mbaye umuntu udasanzwe mu izina rya Yesu Kristo. Wambwa gapfa kazuka buri jambo ryose ryatuwe rigatongerwa ibiganza byanjye ngo bitacira mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ku biganza byanjye biraciriye, biraciriye, biratunze mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryaturiwe mu isura yanjye ndarihanagura, ndarisiba, irinyambika icyangiro ndarisiba mu izina rya Yesu Kristo. Ryaturiwe ku birenge byanjye kugira ngo mwami umuvuduko w'iterambere ryanjye, umwami w'abami ugabanuke, cyangwa se mwami ijambo ryamboshye rikanzirikira hamwe, mwami w'abami rigatuma nizengurukaho, ndarisiba, ndarisiba. Nirukanye umwuka wo kwizengurukaho mu izina rya Yesu Kristo, umwuka wo kutava honde katika jina la Yesu, ngo ninjire imbere mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri, umwuka umeza hamwe kwa jina la Yesu, wacishijwe mu nyaturo, mu magambo navuzweho, mu nyaturo mbi naturiweho. Iri uwo mwuka watumye mwami ibirenge byanjye bitavaho nizengurukaho katika jina Yesu. Iryo jambo ndarisiba ku birenge byanjye, ndarisiba ku birenge byanjye mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Iryabaye umupaka rikaba umutego imbere hanjye, ndaritegura mu izina rya Yesu Kristo. Natuye yuko imipaka y'abantu banshyiriyeho, imbibi banshyiriyeho, ndazambutse, ndazambutse mu izina rya Yesu, ndazambutse mu izina rya Yesu, ndazambutse mu izina rya Yesu usumba amazina yose. Urakoze mwami, nguhaye amashimwe, nguhaye icyubahiro kuri Imana imbohoye, kuri Imana ingiriye neza. Uwiteka arakubohoye, Uwiteka aragukijije. Ariko kandi wumva ukiri mu mavuta yo gusenga, komeza usenge, komeza usenge, waguke mu isengesho. Ni wowe uzi ibyo bakuvugaho, abavuga ibyo byose ukomeze gufata umwanya wo kubisiba. Imana y'amahoro iguhe umugisha, Imana y'amahoro ikugire neza. Ndabona hari abantu Imana ihanaguyeho imivumo myinshi, Imana ihanaguyeho imitongero myinshi. Ndabona hari abantu Imana ihambuye iciye uruzingo, uruzingo rucishwa mu mutongero, rugacishwa mu ijambo ribi umuntu yakwaturaho, umuntu yakuvugaho. Hari abantu Imana izinguye za business zabo, izinguye inda zabo zibyara, izinguye iterambere ryabo, izinguye imikorere yabo mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura yuko imikorere yawe mu izina rya Yesu Kristo, ndatura ngo yongere ibohoke, iterambere ryawe rize izina rya Yesu Kristo. Gukura kwawe mu mwuka kongere kujya imbere izina rya Yesu Kristo. Umuvumo wose w'ijambo ribi ryagutongerewe kugira ngo udindire mu nzira y'agakiza, ntukurire igihe ryo kudindira, yuko kudindira ndagusiba mu izina rya Yesu Kristo, ndagusiba mu izina rya Yesu. Tera imbere mu mwuka, tera imbere mu bugingo, tera imbere mu mwuka. Uruzingo rucike rwari ruri kuriho, urw'urushako shaka mu izina rya Yesu Kristo. Uruzingo rwakuzaga kubyara byara mu izina rya Yesu, ndaruciye mu izina rya Yesu Kristo, ndaruciye. Ngaho sama, ngaho byara mu izina rya Yesu Kristo. Nguhaye umugisha nk'umutambyi wo kubyara mu izina rya Yesu Kristo. Nguhaye umugisha nk'umutambyi wo gutera imbere mu izina rya Yesu Kristo. Nguhaye umugisha wo kwaguka nk'umutambyi mu izina rya Yesu Kristo. Nguhaye umugisha wo kubona ibyiza, nguhaye umugisha wo guhirwa mu izina rya Yesu Kristo. Ibyari bikuzitiye byose mbikuje amaraso Yesu Kristo, mbikuje amaraso Yesu Kristo. Nohereje inkuba ikubite buri kimwe cyose cyari kikwitambitse imbere. Nkwati wo mugisha w'Imana, habwa umugisha w'Imana, aguka cyane, aguka cyane, aguka cyane mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami, kuri Imana ihaye umugisha abari bari kuri iki gicaniro cya Senga Ubohoke. Amahoro n'imigisha bibombe iteka ryose, ni mu izina rya Yesu Kristo senze twizeye, amen, amen. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Wowe rero twari turi kumwe, utarakanda subscribe ntugende utayikanze, kandi abayikanze ujye ukanda like na share kugira ngo ufashe benshi. Shalom shalom, mugira amahoro.